ndashima Imana uyu munsi ko ndi hano. Ntabwo ari umunsi unyoroheye kuko John yari inshuti yanjye. Twabanye muri Iowa ku mwaka. Gusa ijambo rimwe namuvugaho yari umugwaneza. Tuzamusanga no kuririmba ntabwo bipfa kunyorohera kuko nibwo ngeze hano kuva yitabye Imana numvaga nkomeye niyumanganyije, ariko nahageze numva nibutse ibintu byinshi, ariko mukomere, Yesu ariho. Hari indirimbo naririmbye ivuga ngo abigishwa begera Yesu baramubaza bati sezerera abantu batahe. Yesu arababwira ati nimubagaburire. Baramubaza bati tugende tubahahire. Icyakoze hari amafi 2 n'imigati 5. Arababwira ati birahagije, nimubicaze birahagije we, nimubicaze birahagije. Nubwo Mose yapfuye, umuyobozi w'uru rugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho, ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubarutayo. Muhumure, Yesu niwe ubaruta. Harabashakira ibisubizo mu bakomeye b'isi, ariko nabo bifashe ku matama. Imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo, abaganga bashobora gutanga ibisubizo bibi. Yesu wacu arabarutayo. Yesu niwe ubaruta. Nabashije Bibiliya, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we. Hakurya ya rwa ruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka. Sinzongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe we. Zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira. Ngwino tujyane mugenzi we, iyo tujya ni heza kurutaho dutuye. Tuzabana na jambo maze aduha ijambo, tuvugira ijambo imbere ya jambo. Haleluya! Haguruka mukunzi wanjye we, ngwino tujyane, dore itumba rirashize. Uburabyo burabije ku isi, igihe cyo kujwigira kw'inyoni kirageze. Kandi ijwi ry'intungura ryumvikanye mu gihugu cyacu we. Ngwino tujyane, Yesu we, ni wowe utazansiga. Fata ukuboko tujyane, ukomeze unyereke inzira. Izuba rirarenze kandi inzira ni ndende. Haleluya!
mu gitondo cya kare burya umaze kugenda twarababaye ariko ubu turakomeye. Rupfuwe rupfuwe ubahe rupfuwe ubahe rupfuwe rupfuwe wowe wishe data ukicana sogokuru ukicana inshuti yanjye ukicana urungano rupfuwe rupfuwe tugira imbabazi rupfuwe ariko hari umunsi tuzagushinyagurira tukwishime hejuru. Nukuri hari umunsi tuzishima urupfu hejuru. Imana iguha umugisha mushumba, mukomere, ino ntabwo horoshe. Twese tuzagenda tuzamusanga. Babaye impaye amaguru, umuntu bibaza byinshi ukavuga ngo se ngo kubera iki abantu batazapfa bakuza ari abasaza bakuru, kibaza byinshi, kibaza ku Mana, ariko izi mpamvu Imana iba izi mpamvu. Kamuhaguruke gatoya, twese tuhaguruke. Ariko dufite ubarutayo, Yesu niwe ubarutayo, Yesu niwe ubaruta. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza we byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazabana iteka, akamenya ko asize se na nyina, akabana n'umukwe we iteka ryose. Mugeni wa Yesu witegure, hari hafi yo kuza kutujyana we mu byicaro ayiwe byo mu ijuru yateguriye abamwiza. Ayiwe mugeni wa Yesu witegure, hari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro ayiwe byo mu ijuru yateguriye abamwiza. Turi hafi yo kuza bona Yesu aje kujyana umugeni wamweme aza, ariyo mirimo. Mugeni wa Yesu mu byicaro byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazabana iteka, akamenya ko asize se na nyina, akabana n'umukwe w'iteka. Ayiwe mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro yateguriye abamwizera bose. Haleluya, 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 haleluya. Tugira ibyiringiro, John tuzamubona.
Hallelujah. Numva narekera gutyo. Katurekere gutyo. Hagarike zinaze. Bwana sifiwe. Duheze Imana yacu icubahiro. Duhe Imana yacu icubahiro tuzamuye nk'amaboko yacu. Hallelujah. 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 Nimumfashe hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe. Imana niyo humure ryose. Nizitanga ihumure. Nizitanga ihumure. Ariko abantu bangana gutya mwakoze kuza gutabara. Mwakoze. Yeah. Mwakoze. Hallelujah. Tuvuge cyane hallelujah. Tubabonye niko gukomera. Turakomeye kubabona. Mumfashe duheze Imana icubahiro. Ababishoboye bahagurutse wenda basaza bacu bamara badabasha guhagarara. Hallelujah. Hallelujah. Mwamfasha tugaheza Imana icubahiro duhagaze. Tugaheza Imana yacu icubahiro kuko niyo nyiri maboko. Hallelujah. Barasifiwe. Hallelujah. Barasifiwe sana. Nasigaye harya ahantu hato. Harya umuririmbyi yavuze ngo nitumara kugerayo. Tumaze kugerayo. Hallelujah. Mumfasha dufatikanye tutarakira iryo jambo bataragira ikindi batubwira dufatikanye tuvuge ngo tumaze kugerayo tuzaririmba. Ntabwo arahagusa. Nitumara kugerayo tuzaririmba. Mama humurika nitumara kugerayo tuzaririmba. Sarire iyo bakiruhura yaragiye ahantu yiwe wenyine niho hatubabazaga. Ariko asanze abandi bagabo. Asanze abandi bizeye. Iwe yagiye. Ariko muri iyi ndirimbo muri iyi korasi nawe utekereze. Nawe wiyumvire. Mumbabarire dusubira aho ngaho tuvuge ngo nitumara kugerayo. Dushaka kwica gahunda. Sibyo mukunda abayobozi. Okay. Hari ikintu nayitekereje ko umuntu wese ategerezwa kugira umusanzu ategerezwa gutanga muri kino gitaramo. Sibyo? Imana na kiruhura iyo ariko aratubona. Ko arabona ni muri mu gishora cyangwa uri mu ikoti. Ko arabona nimba unezerewe cyangwa ukiyawutekereza. Ko arabona nimba wifumbase. Ariko mumbabarire gatoya koresha umutima wambwiye. Abantu bari muri kino gihande mwese abicaye n'abahagurutse muzamura amaboko. Kandi turaho mukakiruhura yicaye ni hano. Mube nk'abatunga amaboko hano dutange haleluya mwenyine gusa. Ndabasha imbere. Tubwire Imana ngo Mana ihumurize. Ndamubonye petit friend yari yazamuye. Ariko arazamuye. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Nazuzaha. Tuzamure kandi nabicaye taco bitwaye. Imana baheze umugisha. Haleluya. Nuko mungana. Navuze ngo mwegarwe mwaki. Tugire gutya kandi. Ngo waraje. Haleluya. Sawa. Turaba ngabicaye muri iki gice twumve namwe. Muzamure. Ariko ko kitwo kwifumbata nimbuzi imisi kiruhura yagusize urababaye turi kumwe nawe nimbubizi ukamenya imisi kiruhura yagusize agiye gufasha abandi bantu tiwifumbate satana atakuburosa uko niko kuri tiwifumbate irangire kiruhura arahe nimwakire Hallelujah. Bwana sifiwe. No. Pastor, baraja kuriri. Kubera ko jewe nto guhindura ikintu wifujije kandi uri n'umushumba. Ta kibazo. Ariko kandi kubera ko no gusaba titwokorogana. Mumbabarire hari ukuntu abayumbi bagudutse gutyo. Biza bimeranye. Mubonye ukuntu bigenda. Mureke
pastor ni ukuri kw'Imana ndabyubahiriza umpeze iminota 5 bise hari bari bageze wa Mungu uturebe pa uturebe muzamure senti tuyumve nico cyatuzanya niturangiza twenga bagogomera ino tugogomera kumva ikintu Imana ikora minota 5 niturangiza bararirimba kandi mwe twashaka gusa tugende tumuvi twagi
Yesu cyubahiro. Za haleluya za saa 8 saa 9 ni tofauti na saa 2 saa 1 kubera ko ziba zifite imvange z'ibitotsi mu ruho n'ibiki ariko izo ushoboye zigira amavuta menshi menshi Imana kuko mbonye abagaragu b'Imana narabatekereje nkabona n'aba bantu bose bari hano bamwe simbazi hari ikintu kimwe nshima jewe kubera kuko nakoresha itani iminsi myinshi aruharahaga noneho uce asa naho agiye nko kusezerana uko yabonye ko nakabije iyo mpamvu nakangira ingiri mpa mikoro iminota 3 nza numva ngiye nko guhwera kumva umutima ugeze hano ngiye nko gusimba abantu inyota yo kugatute ayo ngo mpa iminota 2 wakubita turuza ya maguru aya ngaya yanjaye mwambona yabaga mu magufwa y'inka yabaga mu magufwa y'inka yombi niyo bari barashizemo abakecuru kugira ngo sinkaza mbyina rimwe baritambika hano irende baritambika hano nakaza no guhaguruka gutya ngafata hasi ngafata nahanga nkabona guhaguruka kaza numva nk'amazi karashoka mu mavi hano akazazo nigisirimba habe niyo umurwayi ameze gute Imana ikamuhagurutsa amaze amakwe nahamagwa n'umuntu umwe ngo nibishoboka niba mumuzi bishoboka mu Cibitoke arampamagara mu wiwe mu Kirambi arambwira ngo ufite amagufwa abirimo tindayakuramo yasenza gasengesho kangana n'isindano karesha abwira Imana ngo Mana shobora amata karampanya rero nako bakubwiye ngo hagarara hano gatute kagira umugisha w'Imana ariko noko gusimana izozuheza umugisha umupasiteri uzozunyobora kubera ko azozanyobora neza niyanga mubwire ntewe kwa heri ndaje handi hameze neza n'amahoro kwa nyangira hano ugize Imana ndazamutse hano sinkigiri hano yo gukubita abantu mu menyo kuransohora hano ukanyema n'umwanya kandi uhari ariko Imana ishimwe ko yatuzamuye hano Imana ishimwe ko yadushikije hano ku gatuti hano kugira ngo nawe tuzatwinjira n'iyinga none ubigorigo ahindutse imbabazi abakugezeho bose barakira amaraso y'ukome yarameretse avumura uwo musozi warapfuye singitinya uwo musozi ahubwo ndawifungura kugira ngo ayo maraso mukura ya mafaranga kuko hano hose turakandagira turagenda tubakandagira hose uko ya bafure turagenda tukandagira hano hose hari aho hose uko takigira magufwa amuno gisirimba cikize kumfatira muri gare Nyabugogo kiramfata numva kiranzengere cama kimfata numva ngiye go kuguhera ndi muzi ka restaurant kaba muri Nyabugogo hajya namanijiramo sanga harimo bakiriya ko baranywa amata nari mfite beya muri telefone namampetse nari mfite inyota y'amata ngiye ngo guhera amaze namampe abakiriya bamwe bagiye batishuye umwe akazaca undagasha
uwo mukobwa w'umuyisilamu wari kucuruza umwongo w'umwo amaze numva arikiyemuye yamagira ngo ce naza guhara sinezite bene iyi ngiyi yo guhwera mwira Imana ndimana ndagushimiye kumbaye muri gare amaze mushinga urutoki kuri muri Nyiramivumbi niko azahitagira dushinga hano yari yambaye akantu k'unani k'umweru shinga hano na hano iminsi yose iratuka amaze ndamukoroga nta muntu wari kwinjira muri iyo resitora ndamukoroga arikemura ariho yigasa araryama mworosa agapande komeza yasi yacaga isirimo cyo muri telefone kuva uwo munsi n'ubu uwo mukobwa ni umukristo wanje ni umukristo igice kimwe arambwira ngo ndakubwira ukuri sinkijijwe ku mubiri ariko nkijijwe umutima no kwambura ibintu zose nkabwira imuhira ko nakijijwe bonshinja ariko umutima ni umukristo narenza mviriya ntazangura amata muri resitora nashika gutyo karibu pastor kandi nashika gutyo ariko uvuye mu gitaramo akampa amabere katatu kamubwira nti nyongeza ntakibazo ariko ndowe ndamurengana muri Foursquare mu gatatu ndamurengana uzobaza Christophe ndamurengana umukobwa wambaye nani nuko ndamucurikana barutiganda batubatije wa mukobwa ntazoza inyuma ya Pastor Rutiganda azoza inyuma ya John azoza inyuma yanje kuki nijuzo mu president kandi atari mu gitabo cy'kanisa nzo mu president Bwana sifiwe atukuze ndayavuze gutya sinsura kuvuga turamutubwira gutya ngo pa twamaturangiza ariko turarangiza dutemaguye ibintu byinshi mbabwire ntihagire umuntu uko mumeze ntihagire wishaganya uzamuka hano ntimumukoreho umuntu wese yamukanura ijisho murebe arahuhagira isoni y'amasubirayo nta muntu woregwa n'amaso yose kandi twavuze no jambo ngasubira sirimbe hano twanahoboye ni kanisa y'abandi ariko ndabizi kuko mwumva bitumara tubije n'igisirimba jabone numvise bavuga ngo abantu bazabambura ibirato ngo ni ingorane igihe nakijijwe bariho yewe nta muntu n'umwe wari uriho nagiraga ihama hano nta muntu wakazuvuga ndi kumenyo pa none yaragiye none batangiye kumakuru ariko Pastor Robert sinzi quartier tuzobana mu ijuru nimba Imana izo pasura amakarite tukazaba mu quartier cyangwa mu cyumba kimwe ariko umuntu wakijijwe niko ndabwiye mu gitondo ndababwira ngo abantu bakijijwe muno ni bake ku buryo bokubaza ngo se ubuhamya bwawe buvuga ngo barakijijwe n'ubuwe ukabubura ugakubita ukabura none wakijijwe kuki uzuvuga ko wiza Yesu Kristo wabusanganye papa na mama entre ariko bakijijwe nitwe kumena maraso se bigoye se cyangwa kufanyia byari bigoye se oye kwiyutisha muntu gusa ngutambuke oye akarefu bajo ako ba Brown n'ubu nzamuzina data wacu akambwira ngo nista gutya akamarira gahwera karira gahwera ariko twatakambwira ngo n'ubu sindamenya neza kubakijijwe tekeza passe kambwira ndi urari karumpagara
sindembera neza turemera tuba tujya umutsima kawurambika hasi kiriya iyo se bagatuze akamarira hayarya akarira mu mwanya niko bujo wabivuye muko ako twakoze twashitani twaramukoreye tumukunze turamwamamaza tumara kugenda nyine tumara gukizwa nuko niyo mpamvu tuvuga ibyo twavuyemo impamvu abantu batabivuga nuko batabivuyemo nyine ariko iyo umuntu wavuye mu kintu uzamukivuga reka ntere haleluya zabere nari nkeya namara mwikirize bitumara maronda ducurangire umwanya mutoya ba pastor baje gusenga kuryama hanyuma turaguma muno twe baje kuryama bagende turaje koga gusa tugaruka ariko nawe uzi kuririmba wowe nakumvise woshobora umusitari nukuri abantu baririmbiza bazana Yesu Kristo nubona nta mavuta ufite ugatera indirimbo ya mbere ugatera indirimbo ya kabiri abantu ntibaguruke uzotanga mikoro kugira Imana iba yagiye kuri mixer hayigarwanya gusa kamigabanya nta mavuta ufite ariko zorere ba Dayiro aza guheza igitaramo akamagishira mu pfuko wawe ugenda burya ukagisangamo ariko wowe azagifunyika korera indirimbo ya mbere iya kabiri iya gatatu ntiyagira umuntu wishaganya ukavuga ngo uri muri porogaramu kuryo watambitse niko bimeze reka ntere haleluya atukuzwa kiongozi atukuzwa Mungu wako atukuzwa hevara plite shandwa la mlema hevira la bina shandwa inamo hebra de fara ewa ya la samuta shandwa de vizala ya faro la tanga ufila pasta la drama hebra de vizala andula ya sabra fara ilo badile ekitele pa ndagushimiye Kristo ko kuri Imana ifite imbaraga kandi dukunda ku isi hose uri Imana idukunda kandi waduhaye umwana Yesu Kristo kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana urakoze imugoroba iki gitondo cy'uyu munsi wa none watugiriye neza twese abangana gutya uduhereza umwanya mwiza wo kumva ijambo wo kumva wowe gusa asigaye ibindi bigiye gukorwa byose tubishize mu kiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen.